ubusobanuro bw'izina Orunera. Tugiye kubagezaho ubusobanuro bw'izina Orunera nk'uko bamwe baridusabye. Ikaze. Iri ni izina rikomoka mu rurimi rw'Igitaliyani kuko ryahimbwe n'Umutaliyani witwa Gabriele D'Annunzio, rikaba risobanura igiti cy'ururabo. Amwe mu mateka y'ino zina Orunera nuko uhereye mu mwaka w'1880 ukagera muri 2023 muri Amerika hari hamaze kubarurwa ba Orunera bagera kuri 227. Munyemerere twumve imico n'ibiranga abitwa ba Orunera. Orunera ni umuntu uzi kwita no ku tuntu duto. Orunera aba ari umuntu wihangana. Orunera arasabana kandi Orunera azi kuganira n'abandi. Orunera ari mu bantu batagira ubwoba bwo kuvuga. Orunera aba ari umukobwa mwiza bigaragara inyuma kandi Orunera azi kwiyitaho. Orunera aba ari umunyabwenge uwo akunda gusoma inkuru cyangwa se imvumburabumenyi. Orunera aba akunda ubumenyi. Orunera usanga yitwara nk'umuntu mukuru kabone n'ubwo yaba ari umwana. Orunera akunda ibintu bikozwe neza. Orunera ajya yigiramo igitugu rimwe na rimwe kuko adakunda umuntu umuyobora. Orunera ni umuntu ugirira abandi impuhwe kandi Orunera akunda ubwisanzure. Orunera ni umuntu uzi gufata ibyemezo byihuse kandi byiza. Amwe mu mabara ba Orunera bakunda ni ikigina, naho umunsi w'amahirwe kuri Orunera ni ku wa kabiri. Imyuga ba Orunera bakunze gukora harimo gutegura ibitaramo, ubuhanzi, abahanga mu mitekerereze, gutwara abantu n'ibintu, gukora mu bukerarugendo, ubuyobozi ndetse n'ubunyamakuru. Niba uri bazina wa Orunera, niba uturanye na Orunera, niba uzi umuntu witwa Orunera, nawe mwifurije kugira ibihe byiza. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora. Nkuru ubutaha.